Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turongeye kubaha akaze mu izina rya Yesu Kristo muri izi nyigisho za Bibiliya zijyanye no gusobanukirwa iminsi mikuru ivugwa mu gitabo cy'Abalewi ibice 23. Turizera ko Imana ikomeza kubarinda no kubitwararika. Reka rero turebe umunsi ukurikira, umunsi ugira kabiri. Turisoma mu gitabo cyo Kuva ibice 12, dusome ku murongo w'8. Muri iryo joro bazarye inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Hano nibyerekeye wa mwana w'intama twabonye ku murongo wa 5, iki gice nyine cya 23 mu gitabo cy'Abalewi. Nibyerekeye umwana w'intama Abisirayeli babaze muri ya joro Imana yabavanye muri Egiputa. Niwo munsi bajya baziririza witwa Pasika. Rero ngo inyama z'uwo mwana w'intama bazajya bazirisha imitsima itasembuwe n'imboga zisharira. Paulo rero aratubwira icyo bisobanura iyo mitsima itasembuwe, ndetse akanatubwira n'icyo bisobanura mu buryo bw'umwuka. Ibyo arabitubwira mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 6 n'umurongo w'8. Arasobanura icyo iyo mitsima itasembuwe ndetse n'ibisobanuro byawo. Ku murongo wa 6 turavuga ngo kwirata kwanyu si kwiza, ntimuzi yuko agasemburo gake gatura irobe ryose. Nuko nimwiyeze umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ariwe Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe ariyo kuri no kutaryarya. Hano murumva yuko umusemburo usobanura icyaha. Nuvuga ngo Pasika yacu ariwe Kristo nuwera, Kristo nuwera. Nuvuga ngo Kristo nta cyaha yari afite, yitwa uwera wisumba byose. N'abadayimoni baramubonaga kure bati turakuzi uri uwera wisumba byose. Rero ngo nimba dufatanya na Kristo, dufatanije mu mwuka umwe, nkuko bivuga ngo nuko rero twebwe abizera Kristo ngo twabaye umwuka umwe nawe. Nicyo Paulo avuga mu Bakorinto wa mbere ibice 6 ku murongo wa 17. Rero umuntu wese yitwa umukristo ngo akwiye nawe kugira ubuzima bwejejwe nkuko na Kristo yizeye ari uwera. Aya magambo rero Paulo yandikiye Abakorinto abagaya kubera ibyaha byabarangaga, ibyaha byari birimo ndetse binakomeye, kandi bitwa ko bamenye Kristo, basenga Kristo, bakorera Kristo, ari toro rya Kristo. Nuvuga ngo rero umukristo avuga ko ari umukristo akurikira Yesu Kristo, umwigisho wa Yesu, akaba yibera mu buzima butejejwe, mu buzima bw'ibyaha. Uwo rero ngo aba yishuka, kubera yuko aba ameze nk'irobe cyangwa umutsima urimo umusemburo. Uvuga ngo uriya mutsima ni ubugingo, umusemburo ukaba icyaha. Hanyuma rero Paulo akatubwira yuko tukwiye kwiyeza, kubera ko Kristo ariwe Pasika yacu yaratambwe. Ni igitambo cyera. Rero abafatanije na Kristo nabo bakwiye kuba abera. Rero Imana ibwira Abisirayeli ngo nibarya inyama z'uwo mwana w'intama ngo bazirishe imitsima itasembuwe. Ni ukuvuga ngo Imana iramenyekanisha ko uzitwa wese ko afatanije na Kristo akwiye kwiyeza mu buzima bwe bwose, kuko Kristo ari uwera. Hanyuma ikindi nacyo batubwiye ko bakwiye no kurisha iyo mitsima itasembuwe imboga zisharira. Iyo tusomye muri Yesaya 53 ku murongo wa 2 n'uwa 7, batubwira ko Kristo yari umunyamibabaro azi intimba icarico. Nuvuga ngo Kristo ukuducungura, nubwo ari inkuru nziza yo kuducungura, ariko yavuye mu mibabaro ya Kristo. Ziriya mboga zisharira zisobanurwa imibabaro ya Kristo. Iyo usomye muri Yesaya 53 ku murongo wa 2 n'uwa 7, urabona uko Umwuka wera yahishuye Kristo ibinyejana 8 Kristo ataraza, yuko azaba umunyamibabaro, atazafite ishusho y'igikundiro ngo abantu bamuhe icyubahiro.
niyo mpamvu rero ugucungurwa kwacu kwaturutse mu mibabaro ya Kristo, kuko biriya bihe by'ifatwa rye ku wa 4 nimugoroba, hanyuma akabambwa ku wa 5, agahambwa, n'urugendo rw'imibabaro. Ni ukuvuga ngo ni inkuru ishaririye, ariko ikaba Imana yarayivanyemo inkuru y'umunezero, ariyo yitwa ubutumwa bwiza. Rero iyo usomye rero Yesaya 53 umurongo wa 2 na 7, uba uriho uramenyekanisha ibyavuzwe mu Kuva 12 umurongo wa 8, za mboga zisharira. Rero Abisirayeli gweze no munsi iyo biziriza Pasika barya n'imboga zisharira, ariko kuri bo imboga zisharira ku Bisirayeli baba bibuka ya myaka bamaze mu buretwa muri Egiputa, cyagiye kibi cy'agahinda. Kuri bo imboga zisharira ni ya myaka 430 bamaze mu buzima bubi muri Egiputa, ari imbata za Farawo. Nuko ngo ntago barasobanukirwa yuko ziriya mboga zisharira zamenyekanishaga imibabaro ya Kristo, y'uwo mwana w'intama bariho barasangira, ko ari uwera kandi ko azababazwa. Nuko rero dusobanukirwe yuko muri iriya joro babaza umwana w'intama, inyama z'uwo mwana w'intama bazirisha imitsima idasembuwe, kuko umusemburo wasobanurwaga icyaha. Niyo mitsima bakayirisha imboga zisharira, bivuga umubabaro. Shalom. Umuryango w'Amatorero Bethel mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisiraheli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa 3 na buri wa 5 guhera saa 12:15 z'umugoroba, ndetse na buri ku cyumweru saa 4:30 za mu gitondo. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya rr.bethel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero tumaze kubona yuko umunsi ugira kabiri muri ya minsi mikuru 7 ni umunsi witwa umunsi mukuru w'imitsima itasembuwe, kandi tumaze kumva yuko iyo mitsima itasembuwe barisha umwana w'intama. Inyama z'umwana w'intama bisobanurwa uko Kristo umwana w'intama yari uwera, kandi n'abantu bose bitirirwa izina rye bakwiye kuba abera mu ngeso zabo zose, nk'uko n'uwo bizeye ari uwera. Hanyuma tumaze kubona yuko ziriya mboga zisharira barisha ziriya nyama z'umwana w'intama n'imitsima itasembuwe, Biblia yatwishuriye yuko ziriya mboga zisharira ni imibabaro ya Kristo. Tukiye kumenya yuko iriya minsi mikuru y'imitsima itasembuwe yamaraga iminsi 7, kandi nababwiye ko umubare 7 uvuga ngo ni ibyuzuye, ni ukuvuga ni plenitude, ni minsi yuzuye Imana yagennye. Rero kuhera muri ya joro rya Pasika umwana w'intama abagwa, bamusangizaga imitsima idasembuwe n'imboga zisharira. Hanyuma rero iriya minsi mikuru by'ukuri igatangira kubarwa ku munsi ukurikira uwo munsi wa 14 babaza umwana w'intama. Nuvuga ngo ni umunsi wa 15, noneho ukitwa umunsi w'imitsima idasembuwe, nubwo bari bariye inyama z'umwana w'intama bazirisha imitsima idasembuwe. Aho kugira ngo iboneke ko ari iminsi mikuru 2, uwo wa kabiri batangira kubara ku munsi ugira 15, bakazasoza iyo minsi 7 y'imitsima idasembuwe ku munsi wa 21. Kandi ngo muri iyo minsi 7 cyaziraga kazirizwa ko mu ngo zabo Abaheburayo, Abisirayeli bagira umusemburo. Ikintu cyitwa umusemburo cyose cyari kizira muri iyo minsi 7 bazirizaga uwo munsi mukuru w'imitsima idasembuwe usobanurwa ukwera. Hanyuma rero Biblia ikatubwira ngo Kristo yari uwera, niyo mpamvu abe bakwiye kuba abera nk'uko nawe ari uwera. Urumva rero ko mu gitabo cy'Abalewi ibice 23 ku murongo wa 6 niho tubona Imana ivuga kubyerekeye uwo munsi ugira kabiri mu minsi mikuru yatanze. Haravuga ngo mu Balewi 23 murongo wa 6, ku munsi uko kwezi wa 15 hatangiriraho iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe, muzamara iminsi 7 muyirya. Ku munsi uyitangira mujye muteranira kuba iteraniro ryera, nimukagire umurimo ugaragu mukoraho.
muri iyo minsi uko ari 7 mujye mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Uwa 7 niwo guteranira kwera, nimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Murumva yuko Imana ivuze ko iyo minsi mikuru y'imitsima idasimbuwe ni iminsi mikuru 7 igatangira kubarwa uhereye ku munsi wa 15, kuko umunsi wa 14 nimugoroba wari Pasika, kubera ko umwana w'intama yabazwe ariko gutambwa, kandi ngo nta musemburo ukwiye kuboneka mu ngo z'Abaheburayo muri iyo minsi yose ijyanye n'umunsi mukuru w'imitsima idasembuwe. Imana hano ngo yamenyekanishaga ko abantu bose bazitirwa izina rya Kristo bazaba arabera mu buzima bwabo bwose, kubera ko iminsi 7 yasonawa igihe cyuzuye. Uvuga ngo ni igihe cy'ubuzima bwose bw'itorero. Ntihakwiye kuba umusemburo mu itorero, umusemburo mu buzima bw'abana b'Imana mu itorero cyangwa mu buzima bwabo bwite. Iyi Imana ivuze iminsi 7 ntabwo ari ubifata nk'iminsi 7 iyi, nubwo Abisirayeli baba ari iminsi 7 nk'iyi dufite ubu, ariko mu buryo bw'umwuka isobanurwa ngo la plénitude d'une période, ni kuvuga ngo ni iminsi yuzuye. Kuvuga ngo nimba ari ubuzima bwawe bwose ubifate ko ari nk'iminsi 7, ukwiye kuba uwera kuzagezaho urangiza urugendo. Iyo dusomye rero ibijyanye n'iminsi mikuru tukaguma mu Isezerano rya kera, ntidushobora gusobanukirwa icyo bivuga, ku mpamvu Pawulo asobanura, ndetse mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo biravugwa. Gatuma dusome mu gitabo cyandikiwe Abaheburayo twumve icyo batubwira ku byerekeye iyi minsi mikuru ivugwa mu Isezerano rya kera. Igice 10 Abaheburayo ku murongo wa 1. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Urumva rero ko nuguma mu Isezerano rya kera uzaba uri mu gicucu cy'ibintu byateganirizwa ko bizaza. Nuvuga ngo iyo uguma mu Isezerano rya kera uba uri mu gicucu cy'ibintu. None se umuntu iyo ari mu Isezerano rya kera, kugira ngo abashe kumenya icyo iyo mihango yivugwa mu mategeko y'Imana mu Isezerano rya kera, ngo umuntu asobanukirwe icyo yasobanuraga, yabigeraho gute? Pawulo rero aratubwira inzira Imana yateguye yo kugira ngo abantu bave mu gicucu cy'iby'Imana yamenyekanishaga, noneho bizere ibintu nyabyo. Ibyo niyo Pawulo yanditse mu rwandiko rwa 2 yandikiye Abakorinto ibice 3 ku murongo wa 14 kugeza kuri 16. Aho niho tubona inzira Imana yateguye kugira ngo tuve mu gicucu cy'ibintu, ahubwo twizere ibintu nyabyo. Tuhere ku murongo wa 13. Ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. 14. Ariko imitima yabo yarahumye. Kuvuga ngo abo bakiri mu Isezerano rya kera, abo bakiri mu mihango n'imigenzo y'iyo minsi mikuru bataramenya icyo yamenyekanishaga, ngo imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyo Isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Murumva rero guhera ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 16 ubona ko Imana ivuga ko Abisirayeli n'abandi bose basoma Isezerano rya kera bakaba batarizera umwami Yesu, hari inyegamo iri ngo ku mitima yabo. Nuvuga ngo ari igihu kibakingiriye, kibatwikira kugira ngo ntibaronke ibisobanuro byo mu buryo bw'umwuka, noneho bakaguma mu gicucu cy'ibintu, kandi nta mbaraga icyo gicucu cy'ibintu gifite. Imbaraga z'Imana zigaragarira mu kwizera ibintu nyabyo, kuko ntabwo wakwizera uriya mwana w'intama w'itungo ngo ugumaho hanyuma uzabone gucungurwa. Ahubwo imbaraga zo gucungurwa zigaragarira muri Kristo iyo amaso avuye ku mwana w'intama w'itungo, noneho akagera kubona umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo watambwe ku bwacu. Urumva rero izi nyigisho zidufasha kugira ngo
iyo nyegamo iri ku mitima y'abantu iveho, kugira ngo noneho nikurwaho amaso yabo rero ahumuke mu guhindukira umwami. Iyo nyegamo ikurwaho, icyo gihugu gikurwaho, noneho abantu bagasobanukirwa icyo iyo minsi mikuru n'indi mihango n'imigenzo iri mu Isezerano rya kera ivugwa icyo yasobanuraga. Uyu munsi rero tubimenye, ntabwo twebwe abakristu duhakana Isezerano rya kera, ahubwo nuko twahumutse kubw'Umwuka Wera mu guhindukira umwami, mu kwizera ubutumwa bwiza. None yanyegamo cya gitwikirizo cyabaga mu maso yacu, mu mitima yacu, amaso yo mu mwuka, cyaratuvuyeho no turasobanukirwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo utamwizera aguma ari impumyi. Rero nashaka kubabwira yuko uyu munsi mukuru ugira kabiri w'imitsima itasembuwe, bakarisha uriya mwana w'intama n'imboga zisharira, icyo bisobanura. Uyu munsi rero Yesu Kristo aduhamagariye kuba bera nk'uko nawe ari uwera, kandi ngo inkuru nziza uyu munsi twirata yavuye mu mboga zisharira, ni ukuvuga yavuye mu mibabaro ya Kristo. Ni nk'uko umubyeyi yabyaye umwana aranezerwa, ariko uwo munezero uba wavuye mu mubabaro w'ibise. Rero ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uyu munsi dushobora kwirata, tugakira indwara, tugakira abadayimoni, tugakira imivumo, tukagira amahoro mu mitima yacu no kubabarirwa ibyaha, tukagirana amahoro n'Imana. Ibyiza byose bituruka mu butumwa bwiza ku muntu yizeye. Ntibikwiye kumwibagiza ko ubutumwa bwiza bwabyawe n'umurimo w'umubabaro wa Kristo ku musaraba. Nuvuga ngo hamwe no kunezererwa ibiva mu mubabaro wa Kristo, ukwiye kuzirikana ibyo byiza ko ari umubabaro wabibyaye, kuko ngo niwe wa muntu yarazi intimba icyo ari cyo w'umunyamibabaro, ngo kubera yuko imibyimba ye niyo adukirisha, kandi ngo igihano kiduhesha amahoro cyagiye kuri we. Ni ukumenya ko amahoro dufite mu kubabarirwa ibyaha nuko hari umuntu wabyishuye. Igihano uno munsi cyatuviriyemo amahoro cyagiye kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo rero tukwiye kunezererwa Pasika yacu ari we Kristo, kugira ngo dushobore by'ukuri kunezererwa iyo Pasika yacu ari we Kristo, ariko bigatuma dutunga n'imitima yo gushima Imana, kubera yuko bitikoze, byavuye mu busharire bw'imibabaro ikomeye cyane Kristo umwami wacu yanyuzemo. Rero sobanukirwa rero icyo ari cyo imitsima idasembuwe, ugasobanukirwa imboga zisharira icyo zivuga, kugira ngo noneho ube umuntu ujijutse mu by'Imana, ukamenya yuko iriya minsi mikuru cyari igicucu, ariko ukuri kuri muri Kristo. Reka dushime Imana. Mwami, ndagushima kubwiza inyigisho, komeze uhugure ubwoko bwawe, dukomeze dusobanukirwe ku ijambo ryawe, kubera yuko ngo abantu bawe bishwe no kutamenya. Reka Mana utuvane mu butamenya, tumenye ukuri mu Mwuka Wera, kugira ngo Mana tube aho umudendezo, nk'uko Mwami Yesu wavuze ngo nimwaguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye by'ukuri, muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Komeza utubature muri ibyo byose Mwami bikiri mu rujijo, kugira ngo Umwuka Wera akomeze atwigishe, kuko wavuze ngo bose bazabigishwa n'Imana. Urakoze rero, ukomeze urinde ubwoko bwawe muri ibi bihe, kandi ukomeze Mana ubahe gucunguza uburyo umwete muri ibi bihe, bagashaka mu maso hawe, bagasoma ijambo ryawe, kugira ngo Mana ibi bihe bashobore kubyungukiramo iby'umwuka, mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, ukeneye inama, waduhamagara kuri 0784261800 ndetse na 0788460055, cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.